Ndabaramukije mbasuhuza mu izina ry'Imana Nyiringabo, Nyiringoma, Nyirimbabazi. Ikaze mu kiganiro nabateguriye. Uyu munsi ndabaganiriza kandi mbatembereze ku ivuko ry'umwe mu banyamahanga bakomeye bagize uruhare mu gushushanya amateka y'u Rwanda n'ingaruka byateye, cyane cyane kuva muri 1959 no mu myaka yakurikiyeho. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ubundi ngo utigiriye ibwami abeshwa byinshi, ariko se iyo ugiye kure, iyo bigwa kure koko, wahagera ukumva barimo baravuga iwanyu uko wowe utahazi, ukumva amateka waruzi bo barayavuga ukundi, utekereza iki? Ibyo nibyo byambayeho. Nagize mbaka akanyoni ndaguruka ahubwo niyo bweze ndaharenga. Menya narageze iyo bwaboze cyangwa iyo bwabuze. Mpageze numva barimo barambwira ibintu bibera iwacu, njye nababwira ibihaba, nkumva ubwo bo barambwira ibindi basa n'abandusha kuhamenya. Avuga se mwababyeyi mwe, noneho reka munyigishe ibibera iwacu. Mbatega amatwi, ngira n'amatsiko, ariko kubera nkundi wacu nabifashemo nk'ubugambanyi. Nuko ngiranya kubera nkunda gusoma n'amajyambere, kandi nicaye ku ntebe y'ishuri biciriritse. Icyananiye ni ukuminuza, cyangwa narabibuze. Umenya ntari mbikwiye. Nuko mbumbuye ikinyamateka, ndavuga ikinyamakuru cy'iwabo, mbona ifoto y'umuntu nzi, muri bamwe bita bagashaka bo hake cyangwa baterebura, siko babitaga se. Nuko ngo u Rwanda rwacu, ngo u Rwanda rwacu rero, narasetse nikubita hasi, ndavuga se uyu nguyu ararunyambuye arwisurwe ate? Ndavuga ubu hari impamvu. Nuko ndahaguruka, umunsi umwe ngiye kureba uyu muntu uvuga ibi akabivugira ino, ngo u Rwanda rwacu, kandi yaba ari iwacu. Iryo jambo ntarihingutse, ntarwita u Rwanda rwacu, ahubwo akavuga ngo abantu bino, yagera ino ngo u Rwanda rwacu. Ndavuga aha hantu ibi bintu bifite impamvu. Ndahaguruka ni uyu muntu rero reka njye kureba naho akomoka, ko nibura menye uwo ari we. Buriya rero
hari ibintu umuntu avuga kubera ko aba atarabibonesheje amaso, bakamwita umusazi, ibintu bitabonwa n'amaso, ibintu bitumvwa n'amatwi, wabivuga bakakwita umusazi. Ni nacyo gitumye buriya umuntu uzi kwica ntabwo yicisha umuhoro, ntatera icumu, ewe n'isasu ntirirasa. Umwishi nyamwishi yica roho, yica roho, yica roho, kuko ntawe wazahera umufata. Wamufatira Yesu? Yakubwira ati twahuriye hehe, nakoresheje iyihe nkota? Kwica umutima. Kandi iyo wishe umutima w'abantu uba wishe umutima w'igihugu, warangiza ukakiyitirira. Ntawe nshira urubanza, ntawe nshiraho iteka. Nicyo gitumye navuze abishe, sinavuze abicanyi. Ariko ikinyarwanda ese ubu bitandukanira he? Umwishi, umwicanyi. Ariko buriya uzi ko Farawo mu Misiri uyu wakandamizaga Abayisiraheli, uzi ko buriya byari umupango w'Imana? Niko Bibiliya itubwira. Ubu se umupango w'abantu n'umupango w'Imana hari igihe binanira kubitandukanya. Ubu si byambayeho byari umupango w'abantu, byari umupango w'Imana, byari umupango hari igihe mbitekereza bikancanga. Bikancanga. Niba narahuye n'abantu barimo kuzuza umugambi w'Imana, niba narahuye n'abantu barimo kuzuza umugambi wa shitani ku giti cyayo, hari igihe mbitekereza, kuko ndi umukirisitu, nkabura aho mpera, nkarira nkihanagura, narangiza kavuga se mama, nahuye n'abishi, nahuye n'abicanyi, byangendekeye gute? Nkaruca nkarumira, nkihanagura, byananira nkashyiramo amadarubindi, nkajya mu nzira nkagenda. Si uko se ngo umutima wuzuye amaganya, ariko niko babivugara. Ikinyarwanda gitangiye kunshika mwakabyarana. Ngo umutima wuzuye amaganya ntusobanura amagambo. Ubwo waba akibuka ikinyarwanda neza, uw'indimi z'amahanga zitarazibiranye, yazambwira, yandya akara akambwira, kugira ngo ubutaha nzabivuge neza. Bari umutima n'amaso nuko. Amaso yuzuye amarira se ntabona neza? Reka da, ngiye gutunya umuntu nyine apfa gukubitamo amataratara,
akagenda mu nzira bakamwita umusirimu kandi umutima wuzuye agahinda nyine n'amaso yuzuye amarira, ijisho ryatukuye rimeze nk'iry'inshira, bakubona bakavuga ngo yanyoye urumogi. kandi ubwo ngubwo uba wibutse amateka, inkovu z'amateka, amateka uwayatuka yayita amatindi, ariko nanone utamenya amateka ntabwo wamenya ibikomoka. Nicyo gitumye umuntu arashinyiriza, agasoma, agatega amatwi, akumva ibiganiro, agasanga abakuru, akabashimuza, bakamusobanurira, ntashirwe, akajya ahandi, bakamubeshya, ntashirwe, akajya ahandi, bakamubwira ibyo bishakiye, agacishiriza, akumva ukuri. Burya ukuri ntikwihisha, cyane cyane ugushaka, ntabwo kwishaririza. Ukuri kurakwiyereka, uraryama kukarara kugukirigita, ukamenya ukuri. Nicyo gitumye uvuga ukuri, bakativuga uvuye aho. Ukuri kuraryana. Ubu mbaganirira ndi mu gihugu bita Ubusuwisi, mu karere, akarere ni nk'icyo bitaga prefegitura kera, mu karere bita Vale, ino babyita ngo ni kanto ya Vale. Muri komine umenya ari nka district ya Samblanche. Aha hantu hari amateka y'u Rwanda. Aha hantu hatabye amateka, amateka, ariko amateka atobye. Uhakandagiza ikirenge akagukirigita mu gutwi, ureba hirya no hino ugahumbaguza ukuri, ariko nukuri kutabonwa, nukuri kutumvwa. Waza kukubwira nde? Uwo wabibwira wese yakwita umusazi. Waba ufite dreadlocks nk'aya yanjye, bati naya barasta buriya yasinze urumogi, agatumuye ku mugongo w'ingona, niko bavuga. Ariko nyagasani, Rastaman yaragowe. Kandi ubu urimo uranseka ngo ariko ko avuga atsindagira. Ndagira ngo nkubwire ko ntabwo ndimo gusindagira, ndatsindagira nyine, kugira ngo ni nko gutsinda igitego. Watsinda igitego se usindagira? Uratsindagira nyine, umunyezamu yakoraho intoki zigashya. Tsindagira, ukavuga utsindagira kandi utavugira ku mutsi w'iryinyo. Ariko ndagira nkwibutse ko ubu ndimo gutembera i Burayi. I Burayi kandi hatuwe n'abazungu. Ntabwo turi muri Amerika,
muri Amerika hagiye abacakara benshi cyane. Turi i Burayi ntabwo bashakaga ko abirabura baza kwanduza umuco wabo, kwanduza ibara ryabo. Nicyo gitumye buriya n'aba bandi baje kuburwanira barabirukanye, ariko hari abagiye urubyaro rwabo ruragaruka. Ugiye nko mu Bubiligi, ugiye nko mu Bufaransa, ntubona abantu bo muri za Haiti, abantu bo muri za Senegal, ariko ahangaha ndi ni urundi rwego. Wagera n'intambara, kuhaba ni urugamba. Ujya wumva bavuga ngo abazungu baratwanga, ngewe ibyo simbizi, ntumbaze. Ubu se ahangaha ndimo gutembera, wigeze ubona hari n'uwo mpura nawe? Nabuze nibura n'uwo nasuhuza ngo yanjye kunyikiriza. Ndebera nawe, nicyo gitumye guseka kwa hano, kugira ngo umuntu azakwereke iryinyo rye. Aha, niyo waba uri ingumba wabyara, aseka. Uraseka bakakwita umusazi, cyangwa se utakwisha umusazi akajiginywa, akabazwa nuko wishimye. Byishimye kiretse wanyoye kugira ngo wishime, naho ubundi ugomba kunywa ikawa ukakamirika. Daha dutembera ubu ngubu ni masaa 8 yo kumanywa, ariko wagira ngo hari babyita curfew, couvre-feu. Wagira ni mu ntambara, bimeze nk'igihe hari covid. Nta muntu ugenda mu nzira, ndatembera jyenyine. Ngubwo Burayi twiberamo, ariko abavandimwe bacu babino nkanjye, amafoto, amavideo twohereza batwereka Uburayi ni paradizo, bituma abana barara barota ko nanjye nzajya i Burayi. Hari igihe uhagera ikibazo kikabita icyo gusubirayo, cyangwa se ukababazwa ko nasize nsezeye abantu, ninsubirayo uyu munsi baranseka, ukakamirika. Hano ako karagaciyemo. Abasumbirijwe ni benshi. Reka ndekera gukomeza kubavuga ko hari ntavaho nsetsa abasinziriye. Ariko kandi burya ngo aho uziritse igisabo ntuhatera ibuye. Tuhafite urubyaro, ejo tuzaba tuhafite abuzukuru. Kuhita iwacu nta gitangaza kirimo. Uburayi bwacu, Ubusuwisi bwacu, nta mpamvu yo kutahita iwacu. Ni iwacu, ni iwacu. Uriya hari abantu bita bounty. Bounty umenya umuntu yabyita ngo ikira, ni nk'aba birabura baza i Burayi, akaba ari umwirabura ku ruhu ariko mu mutima yarabaye umuzungu. Bounty yumva ko ari iwabo, niyo bamutuka, niyo bamusuzugura, yumva ko ari iwabo. Naho twebwe batwebwe tuvuga ikinyarwanda, tuvuga ikinyafurika, tuvuga turi niga, niko batwita. Turi abirabura, ariko baratubeshyera kuko nta gahenda turimo. Turi abantu. Bounty mu gihe nkibaganirira nsubiye inyuma gato,
ubundi mu karere bita Vale. Muri Vale rero haba umukino udasanzwe, umukino ariko wo mu rwego rwo hejuru, umukino uhuruza imbaga y'abantu bakuzura stade, bakariha amateleviziyo agakorana, bakaza kureba umukino udasanzwe. Uwo mukino rero n'abakinnyi bawo ni abakinnyi badasanzwe. Abakinnyi bawo bafite amaguru ane, akiyongeraho n'amahembe abiri. Umukino w'inka, ni umukino w'inka ariko ntabwo witwa umukino. Iyo bawamamaza bawita indwano, combat de reine, cyangwa se the fight of the queens. Mbese umuntu acishirije ubwo ni nk'indwano y'abamikazi. Sinzi igitumye bitaba indwano y'abami, ni abamikazi. Ntabwo ndamenya impamvu, ubwo ninyimenya nzababwira. Uko byagenda kose ni inka, zaba imfizi zaba imbyeyi, ni inka. Nuko bakaziteranya, hagomba kuba hari abantu b'abahanga bakazigisha kurwana, bakaziteranya, baze guteranya inka zikajya muri zigafata umujinya, zikajya mu murego wo kurwana, zikarwana koko, bakazikomera mu mashyi, zikarwana, zikagundagurana, zigasobekeranya amahembe, zikagundagurana hasi, kugeza ubwo imwe iri buze kunanirwa igakubita ibipfukamiro hasi, umusifuzi agasifura, abakoma mu mashyi bagakoma mu mashyi, ibihembo bigatangwa. Mwabonye ko ziba zifite na numbers, inimero. Ku mafoto murabona hari nimero 11 na nimero 5. Ariko ikigaragara cyo nuko kuziteranya kugira ngo zirwane ni ubuhanga bukomeye cyane. Kugira ngo inka ijye mu murego mude yo kurwana, irwana, ifata umujinya, irwane rwose. Sinzi niba irimo irwana itekereza gutsinda cyangwa se itinya gutsindwa, ubwo abazigisha wenda baba babizi. Ariko rero ni ibintu birengeje cyane. Biranyibutsa kera nkiri umwana, hari abashumba b'urugomo bajyaga bateranya inka zikarwana. Sinzi ukuntu babigenzaga, ariko zikarwana bidakanganye. Niba rero bikomoka inahangaha muri Vale mu Busuwisi, ntabwo nabimenya. Icyo nzi cyo nuko kera inka z'iwacu zari inyambo, ntabwo inyambo zabishobora, nta nubwo zanabikunda, nta nubwo bizibereye. Ariya mahembe ntabwo ari ayo kurwana. N'abashumba babikoraga bateranaga inkuku. Kuko ndi umwana, nta nyambo zari zikiboneka mu Rwanda, zagarutse nyuma. Ntazagire n'ugerageza kuziteranya kuko ntizamukundira.
buriya rero abazungu kumwirabura, umunyafurika, umuzungu atubonamo inka. Atubonamo inka. Kuri jewe yaba yanibura yambonagamo igisimba akanyita igisimba nibura. Ku igisimba baragitinya. Ntabwo wajya kwigisha igisimba ngo kirwane n'ikindi, waba wabivanye heza. Inka. Ari ibisimba, jewe wanyita igisimba nanamushima. Abiga icyongereza igisimba, intare, simba, cyangwa symbol. Wabyumvishije? Intare, symbol. Unyise igisimba rero waba umfashije, kuko ntaho wazamvana ngo unyigishe kurwana. Na inka bazigisha kurwana, zikarwana zitazi n'ibyo zirimo, bagaseka, bakishima iyo babonye inka zirwana. Ibi rero birajya kunyibutsa umukino wigishwaga mu mashuri abanza ahagana muri za 70. Nibwo nigaga mu mashuri abanza. Hari umukino bitaga ngo ni balle de massacre. Massacre mu Rwanda babyitaga ngo ni nk'itsembatsembe. Uwo mukino wahuzaga abana bajyaga mu bipande bibiri, bagafata agapira bakajya bagaterana, uwo kaguyeho adashoboye kugasama mu ntoki wakaba arapfuye, akicara uwo nguwo akaba arapfuye. Nawe unyumvire. Ayo mashuri rero, iyo mikino byaje kuvamo, ndagira ngo ntawe ubiyobewe. Ibyo guteranya inka nabyo ngo zirwane, guteranya abirabura ngo barwane, abanyafurika ngo barwane. Amateka ni maremare. Nagira ngo mbibutse ko hamba tembereza hitwa Saint Blanche muri Valais mu gihugu cy'Ubusuwisi ku mugabane w'Uburayi. Aha niho havuka umugabo wagize amateka cyangwa se wanditse amateka y'u Rwanda mu Rwanda, cyane cyane kuva muri za 59 gukomeza. Uyu mugabo abanyarwanda bose bamwisangagamo, babishaka batabishaka. Abaturage, abategetsi, abanyeshuri, abarimu, abana, ababyeyi, mbese abanyarwanda bose bari baramugize, babishaka batabishaka, bari baramugize umubyeyi wabo. Byose niwe byacagaho. Ndibuka indirimbo
yavugaga ngo niwe mubyeyi, ni mumurate, arabikwiye. Igihe abantu baririmbaga bavuga bati uyu niwe mubyeyi, ni ukuvuga ko bo biyamburaga ububyeyi, nawe yemera kuba umubyeyi. Ni ibintu bikomeye cyane. Nta wundi mubyeyi, niwe mubyeyi. Ni ukuvuga ko icyo gihe n'uwari perezida wa repubulika yemeraga ko uyu ari we wenyine mubyeyi. Aha hantu ndi harakomeye cyane, naho hafite amateka akomeye mu Rwanda cyane, ariko niho umubyeyi avuka. Nagira ngo umunyarwanda wese amenye ahitwa Sambranche, amenye ibyahavuye, amenye n'ubwo bubyeyi bwahavuye, kuko ntabwo nubwo tuvuga nk'abahanzi twiganirira, tuvuga duseka dutebya, ariko burya ngo ukuri gushirira mu biganiro. Ngo abantu biyambuye ububyeyi barabumuha, nawe arabyemera. Ibyabaye byose rero, ubwo byabaye umubyeyi abizi, niko umuntu yakwibwira. Ariko tuzabigarukaho mu biganiro bikurikira, nubwo ari ibitavugwa, bitumvwa n'amatwi, ntibibonwe n'amaso, ariko tuzabigarukaho cyane cyane ko bitureba, nubwo twe tutabibona. Uyu muntu mbabwira yari afite ubutumwa buhambaye cyane mu Rwanda. Na kare abanyarwanda baravuga ngo kanaka ni gatumwa, kuko intumwa na gatumwa biratandukanye. Intumwa iraza igasohoza ubutumwa ikigendera, naho gatumwa we arakutiriza, agakoresha amayeri yose ashoboka, akabeshya bibaye ngombwa, ndetse akaba yanarwana kugira ngo azagere ku cyo agomba kugeraho, ku kibi n'ikiza, byanze bikunze. Mission na kare ahantu hose misiyoni. Ikibabaje kintera kwibaza byinshi, nuko muri izo misiyoni ariho benshi muri twe nk'abakirisitu niho twavukiye. Ivuka rya kabiri cyangwa kubatizwa, niho twabatirijwe, twakira agakiza k'Imana. Ariko nanone muri 94 muri izo misiyoni niho abakirisitu benshi biciwe, bishwe n'abandi bakirisitu bagombye kuba ari abavandimwe babo muri Yesu Kristo. Icyo nibaza, ubu se umuntu yavuga ko ubutumwa yari afite bwagenze neza? Inshingano yari afite zagenze neza?
mishani ye yayikoze neza, yararangiye se cyangwa iracyakomeza kugira ngo tube tubyiteguye? Mbese yari yatumwe n'Imana, yari yatumwe n'abantu tutazi, cyangwa ni imyumvire yewe wenyine, bikaba ari umugambi we wenyine ku giti cye? Ibyo byose ngewe nk'umunyarwanda ndabyibaza, ariko ndumva nsa n'uwabiboneye igisubizo. Uwo mugabo mbabwira, umugabo nabatembereje ku ivuko rye, yitwa Andrea Perraudin. Ngewe nitwa Ayman Ja. Niba ushaka ko ibiganiro bikomeza, kanda like, cyangwa se usangize iki kiganiro. Ubundi nushaka wiyandikishe mu bankurikira, hanyuma dukomeze kungurana ibitekerezo, cyane cyane ku mateka yacu, ku mateka yanjye nawe, ku mateka y'igihugu cyanjye nawe, ivuko ryacu. Imana ibajye imbere, muhorane amahoro.